cyane cyane ka twivugiye kuri Pst Mutesi yari amaze iminsi atari muri social media reka mvuye ngo atavugwaho ejo bundi haba hasohotse inkuru nanone umugabo bita Bishop Gerard yagiye kumusaba imbabazi kuko mu minsi ishize nawe ari mu bantu bari baramuvuzeho cyane ariko ajya kumusaba imbabazi ibyo abantu barabibonye ngira ngo bisa nkaho bigize ariko abantu nyine baramwatatse bati Pst Mutesi na social media zawe bite niba wahaye umuntu amata kucyubizana muri social media niba wabaye umuntu ushobora kucyubizana muri social media niba umuntu agusuye aje kugusaba imbabazi kucyubizana muri social media wewe wabyakiriye gute abantu bajya bansetse nukuri reka nongere mbisubiremo abantu bajya bansetse abantu mubereho kureba intege nke z'umuntu gusa ntago mwareba ikiza umuntu yakoze ngo ubundi ikindi kintu nabonye cyavugishije abantu nuko ngo Pst Mutesi yaba akundana na Bishop Gerard ubundi bakundanye hari cyose ubibonamo hanyuma se ahubwo umuntu udashaka ko bakundana si umunyeshyari ni umunyeshyari ampaye umuntu udashaka ko Pst Mutesi akundwa akagira umwitasheri akagira umwitahane biravuga ngo kwifuza k'umugore kugarukira ku mugabo umuntu udashaka ko Mutesi nawe ageraho kwifuza kwe kugarukira urumva atari umugome ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe ababutashye bose bagasigara basiganuza aha nta handi ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzani byishimo mu birori byose tuba. Reka nanjye ngusuhuza dukurikiye n'iby'agaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu biragushimiye kandi ngusuhuza mu bice uherereyemo byose. Ushobora kuri mu gitondo waramutse, ushobora kuri ku manywa ni mwiriwe, ndetse niba iki kiganiro ugiye kukiba nijoro ugira ijoro ryiza. Kuri kamera ndi kumwe na Ngoboka Miriam Theo. Aho neza makuru ashime Imana. Imana ishimwe. Ari ntegereje kuvuga ka kantu ntamenya waramenye wondi we ntago kikava. Ari ubwo nakaye nakaye ngo bajya gunyita profete. Profete ngo profete Ngoboka ntago uri profete cyatubyihorere bizwi n'uwo tuba twahuye. Profete muri iyi minsi ntago borohewe, ntago ziko ariko rero ubu nibwo bagezweho. Ubu ngubu abaprofete bahagaze ku ntebe nziza nziza cyane guteze. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo wa mwanya abaprofete twajyaga dushaka kugira ngo tuze mu nsengero aho mutubona umuri kuduhamagara. Yena rindi kuvuga ku makuru yaba atari meza. Ndi kuvuga ku makuru yaba atari meza wa mbere. Ubu nibwo bimeze neza kuko ubu ngubu turakenewe. Ushaka umuhanuzi bari kujya kumwishakira. Bari kujya kumwishakira. Bari kujya kumwishakira. Yo kumutegereza mu rusengero ntabyo. Ntabwo ari bya bindi ngo muhurira mu nzira ngo wapi mushake wumva ukuntu bikuvuna. Nibwo uramenya agaciro k'umuhanuzi. Ariko wamenye ko hari n'abagenda ngo arabikoremo amakosa bashaka kuba bari kubiryozwa. Abahanuzi? Abo ningirwa abahanuzi. Ntabwo ari abahanuzi. Ntabwo ari abahanuzi. Ningirwa abahanuzi. Ikindi niba atari ingirwa abahanuzi bakaba barahanuraga koko nababuze ubwenge. Kandi biravuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Intare zirakurya. Kabisa ubwo rero ubwo nababuze ubwenge. Reka twere kuvuga ko ari ingirwa abahanuzi nta wamenye. Wanasanga ari nazo ariko. Arega mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Kandi muri ibyo bihe birushya
ijambo ry'Imana rivuga ko hari abazaza bavuga biyita Kristo, hari abazaza biyita abahanuzi kandi atari abahanuzi. Rero wanasanga ari ingirwa n'abahanuzi nta ngo harimo ibice bibiri ubwo harimo ingirwa abahanuzi cyangwa babuze ubwenge n'ababuze ubwenge. Uziko izina risa riboneka we, ababuze ubwenge. abahanuzi babuze ubwenge. Abahanuzi babuze ubwenge. Imana ikagutuma ukagendaho kugira ngo uvuge nyine umenye uko ugomba gutwara ubutumwa, ukajya kubuvuga n'igikabyo cyinshi ushaka kwerekana ko ari wowe nyine. Arega hari defo nabonye abahanuzi bagira. Ntureba ko turi hano muri Makita? Yego. Nk'umuhanuzi akaza hano akavuga, yabona Makita tente akavuga ati ritete ni ryiza tu. Ejo yajya guhanurira umuntu, wenda Imana iramubwiye ngo nkukoreye ubukwe, agahita yongeraho Makita ati kandi uzabukorera ahantu heza. Ati ahantu hitwa muri Makita urahazi? Uti wapi? Atuza Makita uzabaririze neza ahantu hitwa Makita tente. Ni ahantu hari itente ryiza, mbonye Imana ihagukoreshereza ubukwe. Ihari icyo gihe ubukwe bwawe bwari buri mu imodoka bibi. Hanyuma waza gukora ubukwe ugasanga wicariye mu gatente akangaka kamwe ka 50. Bikazatuma wanga urusengero bagutije. Cyangwa urusengero bagutije. Usibye ko bitanacyemewe gukorera ubukwe mu nsengero. Ariko hari aho babikora da. Ubwo nari mvuze iwacu. Wenda aho harya babikuyeho. Twebwe wapi ntabwo ubukwe bukora mu rusengero ngo bagukundire. Kuko bajyaga bakoreramo ubukwe ugasanga nko muri reception usanga hari bikojeje hirya bagahita bazana agakesi ka Primus bakakazana mu rusengero. None abantu ariko nabo ntago habaga bakijijwe. Basanga haberamo ibibi kandi bitari byo mu nzu y'Imana. Ahubwo icyo nemera umuntu ashobora kwinjiranamo nk'icyuma yagitwaye mu ikote. Uya n'agakaziye urumva, urabona wenda babahaye ntuza inzu ya stock hanze. Uri kumva noneho yanzu iyo hanze ya stock bagahita bakubitamo kagakaziye ka byere. Noneho nka wa muntu wa wundi bazi ko fanta tayikoza mu kanwa bajya kubona ukabona bakamuzana. Bamujyanye mu bakamuzana. Nyirubukwe n'aba yarangaye. Nyirubukwe se aho yicaye. Ariko abantu abayashyize kuri stock ngo nabo ntago nyine baba bamubaniye. Nyine nawe urabyumva. Ukaba agomba gushyira kuri stock abantu azi ko bizewe. Ubwo rero ugasanga ukoreye ubukwe mu rusengero kandi baraguhanira ngo Makita ukagenda ugatuma wa muntu wahanuriye ubukwe bwiza bitandukanye n'ubukwe bwiza wamubwiye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, impamvu mvuga ngo haba habuzemo kubura ubwenge. Yego abahanuzi bagomba gutungwa n'ubuhanuzi bwabo rwose pe, bagomba gutungwa nabwo. Wa mugani wa mwapotere ati turo ni ngombwa. Ni na ngombwa nanjye rwose urimpaye naryemera. Gusa icyo bazandinde kumpa icya 10 kuko ntabwo ndi pasiteri. Nabo se ugiye guhanura umuntu wabanza ukarimusaba? Nyine nicyo nari ngiye gusobanura. Yahanurira umuntu aho kugira ngo amuhanurire wakamanza kumwaka rya turo. Uri kumva ni wa muhanuzi wabuze ubwenge. Hanura ibyo Imana yagutegetse nurangiza utahe. Ejo wa muntu namara gusubizwa umwuka wera akamusanga akamubwira ati muhituro azarimo. Iryo ubundi niyo mpamvu hari umuntu byaririmbye ngo jya wumvira umwuka. Uriya ni umwuka ubusanze wa muntu wahanuriye akakubwira ati mushyira ituro. Rero abahanuzi babuze ubwenge bakenera ituro mbere yuko basengera abantu. Ni nacyo bari kuzira kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Ariko nk'uwo muhanuzi ushaka kuguhanurira ubukwe kuko bukanasohora, ariko akaba yiyongereho akantu ngo uzabukorera kuri Makita. Buri akenshi wenda ntaba kuko ashobora kuba yeretswe ariko agashaka kwishyiriraho uturingushyo. Nyine aba yeretswe ariko akongera. Kandi ijambo ry'Imana somye mu byashobora bivuga ngo uwongera kuri ubu buhanuzi azaba yiyongereye imivumo yo muri iki gitabo. Ugabanya nabwo azaba hari ibyo azaba agabanije. Rero icyo nshatse kuvuga, yeretswe kuko yeretswe ubukwe nibyo uri kumva, ariko Makita ntabwo Imana yayimweretse.
imodoka za bibibibi ntabwo Imana yazimweretse, ikanzu ivuye muri Amerika ntabwo Imana yayimweretse, ariko agahita yongeraho makita tente, agahita yongeraho imodoka nyinshi bibibibi. Ubwo harya ya modoka ya Buruse Melody harya ni iyihe? iriya ndayibagiwe. Barabasi se? Agahita yongeraho ko uzagenda muri Barabasi. Uri kumva, agahita akubwira ko uzambara ikanzu ivuye muri Amerika itari yambarwa n'undi muntu. Uzi ko hari n'abantu babikerererwamo evo. Hakaba hari uwo wakurambagiza ukavuga uti uriya ntago yazankoreshereza ubukwe muri makita. ukamwanga bikagutinza ku musozi kubera umuhanuzi wabuze ubwenge akakuvangirirwaho. Ashobora kuba yeretswe n'ibyo, ariko ibyo yongeyeho akaba ari cyo kibazo. Yego, abahanuzi rero bamenye ubwenge. Kandi nanone barimo baratukisha abahanuzi. Uzi nk'ejo bundi njya kubona nkabona Bosiko we n'umugore babataye muri yombi, bagiye kubabaza ibyo bashinjwa. Iki kintu cyarambabaje. Uti cyambabaje kubera iki? Tubwira. Uzi kubona kuko kwa Bosiko wenda nasengeye, sibyo ko atari byo ngiye kuvugaho, ariko iyo ngiye niba umuntu azwi ko ari umuhanuzi, hanyuma ejo akajyanwa kuri ribu, noneho akajya gusobanura ibijyanye na bwa buhanuzi bw'amakosa muri bwa buhanuzi. Uzi ko kugira ngo bajye ajye gusobanura ibyabereye muri bwa buhanuzi yaba ari nk'irindi kosa ryo ku ruhande, uzi ko ntacyo byabitwaye. Ariko uzi kugira ngo ajye gusobanura ukuntu yahanuriye umuntu akamwizeza ko azamusengera agakira, yarangiza ntakire, akamwaka amafaranga, ya mafaranga akayamuha ntamusengere ngo akire, hakagira ubwo hazaho no kumutera ubwoba hakoreshejwe amashusho. Uri kumva, ni ibintu byose bije muri bwa buhanuzi mu cyitwa ubuhanuzi. Iki kintu cyarambabaje. Yaba yari nko kumurega wenda yuko hari nk'amafaranga yamugurisha akaba atarabishyuye, yari nk'umuntu wamugurije, nk'ikindi cyaha kivuye ku ruhande, kuko twese dukora amakosa. Ariko uzi kuza icyaha cya none kiri muri wa mwuga ukora, ubundi ubutukishije uyu mwuga, ubutukishije uwo uriwe, ugatukisha na bagenzi bawe. Iki kintu cyarambabaje. Kandi tunagaruke, niye mpamvu nk'uko wabivuze utabahanuzi muri kino gihe, niye mpamvu usanga abahanuzi barahindutse igitutsi. Ni aba bahanuzi bakoze amakosa, bakorera amakosa mu buhanuzi. Ariko muri iyi nkuru nakunze umuvugizi wa ribu yaravuze ati ibi ntabwo bikwiye kwitirirwa abandi bakozi b'Imana. Bangara bishinjwa nkawe, ariko ntabwo bikwiye kuko urumva umunyamakuru yashatse kumwereka ko bishobora kugira ingaruka ku murimo mbega w'Imana. Avuga ati oya, ibi ngibi ni ibya nyirabyo, ntabwo bikwiye kwitirirwa undi muntu uwo ari we wese. Ibyo yavuze ni ukuri, ariko nanone ntabwo imitekerereze yacu ireshya. Kubera yuko tuvuge niba hari abapasiteri cyangwa se abashumba wabonaga basengeraga muri wa murongo usa n'uwa Bosiko, uri kumva, hagahita hazaho yuko yariye amafaranga y'undi muntu, ahita na wa wundi usengera muri wa murongo umeze nk'uwa Bosiko bahita batangiye kuvuga ese we ntiyaba ameze kuriya. Muri make byitirirwa we, ariko umva ukuntu umunyarwanda yaravuze ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Uri kumva, kandi burya ni urugero. Ugiye nko kunywa amata ukabonamo igitokorwa, ntiwakwizera ko amata yose atanduye. Nicyo kibazo rero, biritirirwa we, ni amakosa yakoze. Ariko nanone muri iyi sosiyete bita bigaragara, arega wibuke ko atari we muhanuzi wenyine ujyanwe kuri ribu. Yego, uri kumva, hari abandi bagezeyo. N'Abishaka, ba Apotre Yongwe. Yes,
ni benshi. Niba rero nibishaka ejo bundi yari ariyo ashinjwa ko yahanuye ibyo gutera abantu ubwoba, uri kumva no ejo Yongwe akaba nawe agiyeyo, hakaba hagiyeyo Bosiko, hanyuma urambwira yuko abahanuzi baba batajweho n'ikindi kibazo? Wasanga abo ngabo ari abo tuzi kuko wenda ari ibyamamare. Tugaruke, ese ejo bundi hasohoka inkuru ya Bosiko, ntabwo hasohotse iy'umupadiri, umupadiri wafashe umukobwa ku ngufu. Ubu ni ukuvuga ngo abakobwa bose bigishijwe n'uyu mupadiri, ba mama babo barabaza ati ariko mwebwe nta cyabaye. Akorera nkuru yo n'akasamutwe, umuntu utemerewe no gushaka umugore shaka akajya noneho gufata ku ngufu, noneho ntanafata n'ukuze agafata n'umwana. Ubu ni ukuvuga ngo ariho harimo shitani kabisa. Ubu ni ukuvuga ngo abakobwa bose bize kuri kiriya kigo cy'uriya mupadiri, ababyeyi babo ni ukujya babaza ati niko mwebwe nta cyabaye. Ese ntitwari tuzi ko mu bapadiri ariho hantu heza ho koherezwa abana, kurerera abana? Yes. Ariko ubu ni ukuvuga ngo urajya ubohereza, ubwira umukobwa ati ariko rero padiri nagira icyo akubaza nyamuneka uzabe maso. Yes, rero ni ikibazo kiba cyavutse. Yego, reka iyi nkuru wenda tuyise n'abahireka gatoya. Ngira ngo dutegura ikiganiro twashaka kwivugira ku bintu bya Mutesi, bya Pst Mutesi, na cyane reka twivugiye kuri Pst Mutesi. Yari amaze iminsi atari muri social media, reka mvuge ngo atavugwaho. Ejo bundi haba hasohotse inkuru nanone, umugabo bita Bishop Gerard yagiye kumusaba imbabazi kuko mu minsi ishize nawe ari mu bantu bari baramuvuzeho cyane, ariko ajya kumusaba imbabazi. Ibyo abantu barabibonye ngira ngo bisa nkaho bigize, ariko abantu nyine baramwatatse bati Pst Mutesi na social media zawe bite? Niba wahaye umuntu amata kucyubizana muri social media, niba wabaye umuntu ushobora kucyubizana muri social media, niba umuntu agusuye aje gusaba imbabazi kucyubizana muri social media, wowe wabyakiriye gute? Abantu bajya bansetse. Nukuri reka nongere mbisubiremo, abantu bajya bansetse. Kubera iki? None se kuba yaramuhaye amata bitwaye iki? Nese bagira ngo amuhe ibijumba, nibyo bashakaga ko amuha? Kuba ngo yaramuhaye shokora, bagira ngo ajye kumushakira imbetezi se? Ngo kuba yarabimuhereye kuri social media, kuri kamera. Hanyuma se uwo yabihaye niwe wagize ikibazo ati kuki wanshyize hanze? Nta kibazo yabigizeho, nta n'ikibazo uyu munsi abifiteho. None se kuba yarabimuhereye kuri kamera, si amahitamo ya Mutesi hari uwo yatiye kamera? Na cano niye. Cano siye. Icya mbere, amata niwe wayaguze. Niba ataranayaguze, niba ari uwayamuguriye, ibyo ntibindi. Ariko yitwagaye nta ya Mutesi. Shokora ni iza Mutesi. Inzu yamwakiriyemo ni iya Mutesi. Uri kumva? Yabihaye umushyitsi wa Mutesi. Mutesi yabihaye umushyitsi we. Uri kumva? Hanyuma kamera yabikoresheje niye. Cano niye. Afite uburenganzira bwo kubikorera mu ibanga, kimwe nuko afite uburenganzira bwo kutabikorera hehe mu ibanga. Ni uburenganzira bwe. Hanyuma abantu bamwatatse bamushakaho iki? Baramushakaho iki? Urumva nyuma yaho byatangiye bati buriya Mutesi na Gerard ngo barakundana. Gerard ariko nanjye burya ndamukunda ariko. Hanyuma se kuba bakundana, ubundi reka abantu wenda bavuga kuri iyi nkuru ya Mutesi bari bongarukaho. Wari wajya ku kibuga cy'umupira? Yego. Kuri stade? Kuri stade. Ujya ubona ahantu abakinnyi yego, ujya ubona ahantu abakinnyi baba bari mu kibuga n'ahantu abafana baba bari. Ujya ubona ko n'umutoza watoje umukinnyi
amutokinga rimwe na rimwe amucira no mu maso. Ujya ubona ko umukinnyi yageze mu kibuga umutoza atemereye kumwegera. Ntabwo yemerewe kwinjira mu kibuga. Aba bantu bose ni abafana, Mutesi ni uri mu kibuga. Ni abafana. Kandi umufana iyo abishatse kuri stade aragutuka. Kandi umufana iyo abishatse akuvuga yashaka, ashatse yaguha nyoko. Ashatse yakuvuga neza. Uri kumva? Kandi icyitonderwa hagati y'ikibuga naho umufana yicara haba harimo intera kugira ngo hatagira umufana wegera umukinnyi. Bivuze ngo n'aba bari kuvuga nta wemerewe kugera aho Mutesi ari, usibye kohereza amagambo gusa. Ni ukuvuga gusa. Uri kumva? Aba bose rero ni abakinnyi bari inyuma y'ikibuga, kandi abakinnyi ntibashobora guhindura uko umukino upanze. Nako abafana ntibahindura uko umukino upanze. Abafana ntibashobora guhindura uko umukino upanze uko uri gukinwa. Bishatse kuvuga iki? Abafana bari inyuma y'ikibuga kuri Mutesi ntibashobora guhindura uko umukino wa Mutesi upanze. Ni ukuvuga gusa bagasakuza. Ngo nguki? Ubu ni ukuvuga ngo bazavuga, kandi wibuke burangira mbona Mutesi iyo nshubije amaso inyuma akinnye imikino myinshi, akinnye ijonjora. Ijonjora ry'ibanze, akinnye ijonjora rikurikiye. Ubu ni ukuvuga ngo kandi Mute komerezaho ubwo utasigaye mu ijonjora. Uri kumva? Ntusigare muri kurikiye. Komerezaho ngaho no muri kimwe cya kabiri. Komerezaho, ntumanuke, wowe songa mbere, uri mu mukino neza. Ikindi baraza kumuvuga harya ngo ni Gerard, nge nta nubwo Bishop Gerard. Ubundi nta mukinnyi ukina ari umwe mu kibuga, bagomba gukina ari ikipe. Rero Mutesi ari mu kibuga, kandi ntagomba kuba mu kibuga wenyine, agomba kubanamo n'undi mukinnyi bakinana. Baraje kuri harya ni uwa mbere baravuze umukinnyi avaho haza undi, avaho haza undi. Ni ukuvuga ngo Mutesi we ari mu mukino, ntagomba gukina wenyine. Ari mu kibuga, ntagomba gukina wenyine. Ahasigaye abakomerezi. Kandi uzi uri mu kibuga, burya hariya muri stade haba harimo abavuye i Karongi, abavuye i Kibungo. Kandi muri stade muri baraba bari gutuka umukinnyi ari buze guhembwa, haba harimo ababuraye, haba harimo ababwiriwe, haba harimo abaje n'amaguru. Utanamushyira mu kibuga ngo agende agikinemo iminota 10. Umva tu baranamuvuga bakongera bagataha n'amaguru. Uri kumva? Icya kabiri, uyu mukino nubwo bari kumutuka wabashyiramo ngo bawukine ntibawushobora, ntibawubasha. Aba bose bavuga Pst Mutesi ni abafana bari inyuma y'ikibuga. N'abakomereza. Ngo nguki? Kandi buri muntu avuga uko ijwi rye ringana. Avuga uko ijwi rye ringana. Kabiri, imivugire y'abafana, uri kumva? Yego. Ingana n'iy'abashumba babuze aho baragira. Jambora, imivugire y'abafana ingana n'iy'abashumba babuze aho baragira. Yes. Babuze urwuri baraza gushoreramo inka. Woya, uzi impamvu? Uyu mushumba wabuze ahantu ari buze kwerekeza inka. Yego. Icya mbere atangira gutekereza aho urwuri ari buze kwibiramo. Muri make ari buze kuragiramo rutari urwe.
n'aba bakomerezi n'aba bafana ba Mutesi ubu nabo bari mbese ni uguhora barekereje ati ese Mutesi yaba koma yabavuga ni iki cyabaye muri make ntago baba bafite aho bashingiye. Umushumba ufite ikibuga cyiwe nako ufite urwuri rwiwe uri kumva mu gitondo akubita inka asetura yerekeza mu rwuri rwiwe agenda avuza amahamba avuga inka uri kumva aba rero baba babuze urwuri baragiriramo. byose ni abafana n'abafana yego. ariko se ubundi kuki wenda reka ngaruka no kucyo nari nakubajije mbere ubundi kuki Pst Mutesi wagakomye kose akazana kuri social media uwamusuye ni ikiganiro uwagize gute n'ubushize urazi ku rupfu rwa nyakwigendera Rusagara niwe waje kubyitangariza atuma abantu bamuvuga amagambo agize abantu bavuga ati nta nubwo byari ngombwa kabivuga. Uyobeye ko nakubwiye ko arangije none n'ejo bundi ibi byajerana nabyo abarabigaruye. Uyobewe yuko Pst Mutesi nakubwiye ko ari umukinnyi uri mu kibuga cyangwa ntabwo bishatse kuvuga iki? Buri mukinnyi wese amenya akaguru ateresha mu izamu. Buri mukinnyi amenya akaguru ateresha mu izamu. None iyi social media ni ikibuga Mutesi akiniramo. Hanyuma ikibaye cyose rero uri kumva amenya akaguru abazizamu agiye mbese kugira gutera kabiri ahita amenya akaguru buriya akaguru ke rero ntuzirirwa ubaza niyo mpamvu ahita bizana muri social media utakaguru amaye nka rero ndabona ubitinzeho. None se reka nkubaze njye nagize amahirwe nkinaho umupira uri kumva nabaye rutahizamu mbanazamu ariko njye narinze akaguru nkinisha mbese ku buryo umupira yukagezeho mvuga ni ukuvuga ngo narinze umwanya mpagararamo nimero mpagararamo. Ubwo ni ukuvuga ngo niba nkina ku muso wikwirirwa unjyana ku ndyo ntibyavamo. Niba ari ku muso rero y'umupira yo wazaga neza nkabona ni ku muso buriya ntabwo najyaga njya gukina ngo ntahe natsinze igitego. Ryari ikosa naremeraga uko byagenda kose natahaga igitego nkibonye. Icyo rero mbivugiye ni iki ni ukuvuga ngo nabisobanura avuga ngo Mutesi ubu ngubu ari mu kibuga kandi we aza akaguru akoresha ni social media uri kumva kandi akaguru ka social media cyambere agakuramo icyo yumva ashaka arega ntimuzakina. Uzi ko hari abantu bajya bamuvuga bakagira ngo bari kumuhima. Ntabwo bari kumuhima. Yewe namwe mu mutuka mutagira ngo muri kumuhima. Umukinnyi ari mu kibuga burya ntagira abafana ntabona morali. Nta morali. Iyo abafana bahari nibwo umukino uryoha. Iyo abafana bahari umukino uraryoha ibintu biba bimeze fresh buriya anashyize ku ntuza. Anabikoze ntihagire umuvugaho nkaba munamuhemukiye nkaba mumuhemukiye rwose mujye mwihangana mu birebe murangiza munabivuge. ahubwo hari abashaka kuba batazi cano yiwe yitwa gira neza TV. Genda urebe rwose ni ukuri kw'Imana kandi nongere mbisubiremo ni ahubwo hari ikintu abantu nanone kandi dusigaye twarabuze ntago tukimenya kuvuga umuntu neza. Iteka iryo ryose abantu baba bahagaze kugira ngo barebe ikibi cy'umuntu kandi iyo umuntu yashaka kugira ngo arebe ikibi cyawe niyo wakora ibyiza gute ntabibona ahubwo abona ibibi. Ubundi nongere mbabazi ubu Pst Mutesi kuba yaratanze kado kuba yaratanze amata kuba yarababariye Gerard niryo kosa rihari. Ubu hari ikibazo abantu batazi uzevo
ubu mugiye kumva mukumva nka Pst Mutesi nka Kagame yamutekerejeho akagira nk'ikintu cyiza akagira nk'ikintu cyiza mukorera cyangwa muvugaho, iyo abantu bose bahita baba inshuti ye. Kandi Pst Mutesi twariganye, kandi Pst Mutesi twarasenganye, twaranagusengeye Pst Mutesi burya abamo umwuka w'Imana. Pst Mutesi uzi ya magambo y'ubwenge agira, uri kumva ubundi mwagiye mureba icyiza cy'umuntu kurusha uko mwareba ikibi cy'umuntu. Ubu nurako social media zose cana urajya mbese ni ukuvuga ngo umuntu uri gushyira ikiganiro adashyize foto ya Pst Mutesi views ni yanga, ariko washyizeho ifoto ya Pst Mutesi agashyiraho Gerard, ubu ibintu niterebye kandi ntawe uri kumuvuga neza. Kandi uzi ikintu kimbabaza, uzi mu minsi yashize kuri WhatsApp poste zabaga ziriho stati bastatingaga zimeze gute iz'amagambo meza Mutesi yavuze. Ariko Pst Mutesi avuga amagambo meza ariko ntibahaye agaciro amagambo yababwiye agakomeza imitima yabo, ntibahaye agaciro amagambo meza yababwiye bataha bakayabwira abagabo uwo munsi, abagabo akazi kagakorwa neza. Ntibahaye agaciro amagambo yababwiye uwo munsi bakababarira abanzi babo bari baranze kubabarira. Mama we, ntibahaye agaciro amagambo yavuze bakayashyira kuri stati bumva umutima ukeye, uri kumva? Ahubwo bahaye agaciro yuko yahaye Gerard imbabazi akamuzimaniza amata. Urumva ikintu bahaye agaciro? Mwabaye mute? Mwafashwe ryari? Amugana wa mukobwa ati mwafashwe ryari? Abantu mubereho kureba intege nke z'umuntu gusa, ntago mwareba ikiza umuntu yakoze. Pst Mutesi buri ari no mu bamama nkunda, ari mu babyeyi nkunda rwose. Ntago nigeze ngira amahirwe yo kwicarana nawe ngo tuganire, duhuye mu nzira turasukanya kuko iyi sura yanjye arayizi nanjye ndayizi kuko twasengeye ku mudugudu umwe, ariko sinigeze ngira amahirwe yo kuganira nawe. Ariko ari mu babyeyi ngewe nkunda. Ikintu cya mbere mukundira bamutera imijugujugu, uri kumva? Ariko imijugujugu akayiyuhagira atagiye muri dushe. Ushatse kuvuga iki? Baramuvuga ariko akamera nk'utabyumvise. No gusuka amazi ku rutare. Yesu ati wabimenye. Uri kumva? Ni ikintu cya mbere ngira gute mukundira. Ikindi cya kabiri mukundira, ntuzamubona muri iyi social media yaje gusubiza umuntu wamuvuze, yaje guhangana. Ahangana nawe arabizi impamvu wabivuze, azi ko watumwe na Satani. Satani rero tekinike ni ukumwima amatwi, asigaye ugakomeza urugendo ukajya mu ijuru. Nyuma y'ibyo byose hari umuhanuzi bita N'Ibishaka Theogene, ngira ngo Pst Mutesi yigeze kuvuga ati niwo muhanuzi wanjye. Shobundi yaraje avuga ati ngewe izi mbabazi za Gerard ntago nzishaka, ndetse Pst Mutesi muhaye ibyumweru 3. Urumva ari ibyumweru 3 yatanze ngo azagaruka kuri iyi mihanda ngo afite amarira rutayo yarize mbere. Ntago yaba yaramuhanuriye koko. Uzi ikintu cyambabaje? Yego. Iki kiganiro aracyumvije. Ni uko yanashyizemo ijambo ngo Pst Mutesi ni inshuti yanjye, ngo nta mwanga. Nawe nyumvira, iyo nshuti yabonye Pst Mutesi, reka tuvuge ko imubonyeho amakosa, yarangiza ntihaguruke ngo igende isange Pst Mutesi imubwira ati nyamara ibi bintu wakoze sibyo, iki kiganiro ahubwo ihangane uhita ukigira prive, abantu bere kukubona imboga mu menyo, ngiye nk'inshuti yawe nje kukugira inama. Wenda kuvaho ndatekereza Theogene tuyibatsinda ahari, niba ntibeshye. Niba kuvibatsinda ujya Masaka ari kure, ndatekereza nk'inshuti nk'uko yabivuze afite nimero yiwe. Guhamagara inshuti akamubwira ati buriya rero
Pst Mutesi uri inshuti yanjye ariko ibintu ukoze ntabwo ari byo ahubwo bigenze gutya kugira ngo bitagenda gutya. Hanyuma inshuti ihita iza kuri kamera ikaza kuvuga ngo muhaye ibyumweru 3 ngo azagaruka ari kurira. Harya ubwo iyo ni inshuti? Ntabwo ari inshuti. Vuga ngo ni umufana mukuru. Ni umufana mukuru. Ni umufana mukuru. Ariko rero iki gihe abafana nabo none se abafana si abantu baba bagukunda? Abafana si abantu baba bagukunda? Hanyuma se umufana ugukunda kwavuga ati komerezaho, umufana ugukunda gutega iminsi nyine uriya ni umufana. Kuko umufana ugukunda ntabwo aba ari umufana, aba ari umukunzi. Arakubwira ati komerezaho bigenze gutya, yego aho ngaho. None undi umufana umukunza gutega iminsi. Ikindi ngo aho wenda ntiyaba yaramuhanuriye. Ubuhanuzi bupfuye mbubona kare. Urabupinze ngo nguki? Ijambo ry'Imana avuga ngo mugenzure imyuka yose si kwiva ku Mana. Aha ngaha ntabwo binsaba yuko niyiriza. Ntabwo binsaba yuko niyiriza. Hari ibintu ubona we ubwawe ugahita uvuga uti ibi bintu ntabwo bivuye hehe ku Mana. Icyambere Theogene abivuganye umutima w'urwango, niba atari uw'ishyari, niba atari uw'ubugome. Yaranabirahiriye. Uza barahiye ukuntu bangana. Sanga Korode ati ntuzabamura iki ntazasohoka. Ntasohoka ntabwo yarahiye nako ntazamanuka. Ndajya mu kabari n'Amarozi. Ndahita njya mu kabari. Ntabwo yararahiye se. Nese ntabwo yamanutse. Ubu se yagiye mu kabari cyangwa Korode asanga yaragiye kwaje. Ntawe ubizi. Ariko avuga ko azahita ashinga kabari byo pastor azaba biretse. Uwo ni uwa mbere. Hari abandi tuzi barahiye. Hako biri wundi natuza kurahira rega zirandahiro. Biravuga ngo yego yawe ibe yego. Oya ibe oya. Icya kabiri kuba wahanuye ntibisobanuye ngo urahire ko wahanuye. Kuba wahanuye birahagije. Ubu Imana imbwiye ngo ninze mbabwire ngo dore turi mu kwa 9. Imana imbwiye ngo ninze turi mu kwa 10. Imana imbwiye ngo ninze mbabwire ngo uyu mwaka muzeza cyane. Ntabwo ari ngombwa ngo nze kuvuga ngo kandi nimuteza ngo oya muzeza ni kwivuze. Hanyuma ndahibwo yaba ari yirahiye irajya kurahira iki? Kuko ngewe ndi mikoro. Yego. Mikoro sirarahira. Ubu iyi mikoro wayibwira ngo rahira. Ariko ngo ubundi ikindi kintu nabonye cyavugisha abantu nuko ngo Pst Mutesi yaba akundana na Bishop Gerard. Ubundi bakundanye hari ikibazo ubibonamo? Hanyuma se ahubwo umuntu udashaka ko bakundana si umunyeshyari? Ni umunyeshyari? Ampaye umuntu udashaka ko Pst Mutesi akundwa akagira umwitasheri, akagira umwitahani. Biravuga ngo kwifuza k'umugore kugarukira ku mugabo. Umuntu udashaka ko Mutesi nawe ageraho kwifuza kwe kugarukira, urumva atari umugome? Ahubwo bakundanye Imana ikabibamo ikabiha umugisha. Navuga ni haleluya haleluya haleluya. Mane wambabare ukabyumva ahubwo bagakundana. Ndayisabye muri make se nise numva nanapfukama. Se numva nanapfukama nkavuga ngo Mana ubibemo Pst Mutesi nyuma y'ibyamubayeho byose umuhoza amarira, hagira igituza cyiza ateteramo. Hagira umubwira ati mugore mwiza, hagira umubwira ati ndagukunda, hagira umubwira ati nkubuze nasara,
agira amubwira turashaka iki bebe mana bakundanye se ngo bareka tugane ku musozo. oya reka manze mbwire Gerard niba wumva uri muri mudu neza ukaba urimo neza ukaba wiyaminiye mbabarira umukunde agati gaturike mbabarira umukunde abafite ishyari nirishaka ribashwanyuze mbabarira umukunde abafana bakomere mbabarira umukunde mana we kandi mute nawe nakubwira I love you uzafatireho uzafatireho kereka numenya amakuru y'uko Imana itabishima aho nikubwira ati ntabwo ari sawa uzagarukiraho naho abaguteza amarira abagukomera ubwo ndabwira Pst Mutesi kanongere mbimubwire Pst Mute nugira amahirwe Gerard ariko ko mukamuri mu rukundo rongere mbisubiremo mukunde mwemerera urukundo asigaye abaguteza amarira ngo uzagaruka uje kurira abaguteza iminsi ngo ntibizabaho abavuga ko wakoze amahano abo bose babwire nka rya jambo Yesu yabwiye Petero ngo mva inyuma Satani ahasigaye wikomereze mva inyuma Satani niko Yesu yabwiye Petero wari uri kuvugira muri Satani ari kuvugira muri Petero urakoze Satani ari kuvugira muri Petero Yesu asubiza amaso inyuma areba Petero ubwo yari ari kureba Petero yari ari kureba Satani uri muri Petero abwira ati mva inyuma Satani nawe Pst Mute rwose komereza aho ngaho ahubwo bari kuvuga ngo bizana kuri kamera ihangane nibajya kuguterera ivi uzambwire nanjye nzane kamera ndagushyigikiye ngo reka dusoreze aho ngaho dushimiye n'abadukurikiye kwifuza kuvugisha nimero ya turayipiningaho nta kibazo Imana ibaha umugisha shalom amen